abakinnyi b'abanyamahanga ndetse n'abanyarwanda, ariko birumvikana ko ikibazo cy'ubushobozi ntabwo ari ibanga, ntabwo kimeze neza habe na gato, ari nabyo umuntu yavuga biri kuzitira cyane ikipe ya Rayon Sport, cyane ko hari abakinnyi bamwe na bamwe inifuza ugasanga ni makipe arabatwe mu ibanga, ariko nta n'umuntu wabimenye. Nyamara Rayon Sport yo yabanje kuvugana nabo nk'ubara abakinnyi batarasinya nk'aba Aimable Ntarindwa, kudasinya ko rwose nicyo cy'amafaranga ataraboneka, miliyoni yabasabye ntibarazitanga. Hanyuma babonye ko Rushema Chris burya nawe yaratarabwa amafaranga ye ku munsi w'ejo bwo agiye mu myitozo, kandi bamaze iminsi bakora. Umutoza yibazaga impamvu ataratangira, ariko byibura mu byo bagomba kumuha bamuhayemo make kugira ngo atangire imyitozo. Hanyuma rero ubundi akaba yaramaze gutangaza uyu Tayizamu, ariko ntabwo baraverisa amafaranga kuri konte y'uyu mukinnyi. Hari umwataka rero uri kuvugwa mu ikipe Rayon Sport, bivuga ko ibiganiro bigeze kure hagati ya Perezida Tade ubwe n'uri kwivugana n'uyu mukinnyi ukomoka mu gihugu cya Kongo Kinshasa. Arumva uyu musore rero akaba ari umwe mu bakinnyi bafashije ikipe ya DSMP, kubera ko sezo yabanjirije iyi yari yatsinze ibitego 15. Uyu mukongomani witwa Shadrack Berobingi, urumva yitwa Shadrack Berobingi. Uyu Shadrack Bero rero ku bantu bamurebye cyane umwaka ushize imikino nibwo yari yifujwe n'ikipe bita Hearts of Oak yo mu gihugu cya Ghana, bari bamuha invitation, ariko agezeyo arakina akora test babona ntabwo bikunda, baramureka ajya no mu ikipe ya Al Ittihad yo mu gihugu cya Libya, ho anasinya amasezerano, ariko baza terminating contract cyangwa se basesa amasezerano bijyanye n'uburyo babona gatitwara neza. Sinzi ko byagenze, ariko bambwira ko basheshe amasezerano. Rayon Sport rero imaze iminsi mureba ivugana nawe, bivugwa ko rwose ibiganiro biramutse bigenze neza bidatinze uyu Shadrack Berobingi yasinyira ikipe ya Rayon Sport, ubwo bakaba bakemura ikibazo cya Rutahizamu, bagasigara bareba uburyo bashyiramo nimero 10, bagasigara bareba uburyo bashyiramo nimero 10. Ubwo birajyanana n'ibintu bya Bedi nabyo bikomeje kuvugwa bigira imana. Ariko ikintu cyiza muri ekipe ya Rayon Sport kugura abakinnyi no kubarambagiza ni ibintu byiza, ariko amakuru naraye menye nayo umwuka utari mwiza wari umaze iminsi uri muri ekipe ya Rayon Sport hagati y'abayobozi, haba ari Perezida Tadeyo nabo bafatanyije kuyobora ekipe, ba Prosper, Perezida w'icyubahiro, Perezida wa Board Muvunyi. Nuko rwose mu minsi ishize mwarabyumvaga Iberi, ariko rwose ngo habayeho inama yo kureba uburyo abagabo bongera kwicarana, abari bafatanye ibibazo bariyunga. Noneho rero Rayon Sport rwose ngo yongeye kugira ubumwe, bongeye kuba hamwe, bakomeje gahunda rero yo kugura abakinnyi. Ikindi kintu basa nkaho bariho bateganya, ariko nahoze ntekerezaho na aya mafaranga bazahabwa na CAF. Naramenye ko rwose noneho ngo azazana mbere kurushaho nk'uko byari bimeze, biriya bihumbi 100 by'amadolari bagomba kuzahabwa. Ariko ariya yo umuntu twaze tuganira muri Rayon Sport yambwiye ati amafaranga yo rwose dukoze ishyano twakuraho make cyane, ariko turateganyiriza ingendo. Ati turi kuyateganyiriza ingendo kuko ni ikintu gihenze cyane, ko yahisamo ingero. Arambwira ati nk'igendo yoruka gusohoka byibuze iyo abakinnyi hagati ya 25 na 30, ati byibuze urwo rugendo rwadutwaraga 45,000. Kandi ubwo burumva bwo estimaga biterwa naho wagiye 45 by'amadolari. Urumva ni amafaranga menshi, kuko ntabwo ushobora gukomeza kwishimira wenda kugura abakinnyi ariko udateganya yuko uzanasohoka ngo nicyo kintu gitangira. Bagiye muri Kenya, bajya muri Mozambique, bajya muri Algeria. Urumva ni urugendo rero rumwe mu 45. Urumva uko bimeze, ariko biragana heza. Uyu munsi rero hari ikiganiro n'abanyamakuru babibonye, abanyamakuru batumiwe. Ni ikiganiro cyiza kuko ku isaha 9 muri Delight Hotel hari i Nyarutarama. Ku murongo w'ibiza kuganirwa muri iki kiganiro rero harimo gutangiza ku mugaragaro gahunda y'ubururu bwacu, kuganira kuri transfer zakozwe. Ubururu bwacu ni ya gahunda y'abafana bigurira umukinnyi, bakanda akanyere bakigurira umukinnyi w'abafana. Biro biranavuga ko abafana aribo bashaka kugura Bedi burya. Bedi bigira imana ngo barashaka kumumanura rwose bakamugura. Hanyuma ikindi baza kuganiraho ni imyiteguro ya Rayon Sport Day. Urumva ikintu cyo baraza kukiganiraho. Ubwo Perezida akubutse mu gihugu cya Tanzania arababwira uko byagenze, ko yaganiriye na chairman wa Simba, arababwira niba wenda byarakunze cyangwa se bitarakunze. Urumva
ubwo rero no kuganira nyine kuri gahunda nyine y'umwaka w'imikino sezitaha imigabo n'imigambi nyine ubwo president araza kubigeza ku itangazamakuru ubwo n'abari nyirizina baraza kumenya ibyavuye muri kiganiro n'itangazamakuru saa 9 ngo birashoboka cyane ko yaza no gukomoza kuri uyu mwataka Shadrack kuko arababwira aho bigeze wenda baganira cyangwa se n'ibiganiro byarabayeho kuko bari kubipushinga cyane kugira ngo bazamutangirane muri sezo kuko barabizi neza ko Faringanye azagaruka byibura mu kwezi kwa 9 kurangira bakina umwataka rero zatangira kuganira kuri transfer zakozwe ziteganyijwe ubwo ziteganyijwe kuko ati wenda turifuza umwataka ukina ku 19 ariko ro twaganiriye birashoboka cyane ko yaza kubishyiramo ubundi baravuga ko bamwe mu bakinnyi Rayon Sport ifuza kuba yasoje gusinyisha n'uyu Bigirimana Bedi na Shadrack bakaba bagenda no kureba abakinnyi b'abanyarwanda uburyo bagenda babasinyisha barimo nka Narindwa Aimable bivuga ko rwose nawe ari ikibazo cy'igihe ubwo bari Lotfi yababwiye ko iki ngi turimo basozanya n'aya matransfer ko ari abiri ya Shadrack ndetse n'iya Bigirimana Bedi bagatangira ikindi bashyiramo abakinnyi bakina imbere mu gihugu kuko ntabwo bazashyiramo abanyamahanga benshi bikabije ubwo nabazizi Basane biravuga ko mu minsi yavuba baraza kuba bageze i Kigali bagombaga kuza president agomba gusobanura ibintu bya Basane nabyo turemo baza ko numwe mu bakinnyi bakomeje gutera urujijo Basane no Mariyo bavuze ko ushobora kuba ari kwa Kamarize leta kugira ngo yigendera ngo yabonye ikipe mu barabuna he hose avuga ko ushobora kuzagaruka ibintu nk'ibyo byose turaza kubisobanuza tuzatumira president Rayon Sport yarabitwemereye mu minsi iri imbere tuganire kuri byinshi bizaba biri muri Rayon Sport aranatangaza byo n'umwe mu president batangaza rwose iyo icyo bagomba kuvuga arakivuga ntabwo ry'imboga cyane Nyamukandagira rero ngo byifashe gute niba nta kintu gisigaye muri Rayon Nyamukandagira ku musozi wa Shorongi bimeze bite Nyamukandagira trio iteye ubwoba yo muri Afrika y'Uburengerazuba 11 nibo ayise DQT ni igikombe barashaka gupanga 11 ni kandi gupanga 11 Nyamukandagira APR ngifite Afcon mu ikipe yayo fitemo Mali fitemo Ghana fitemo Cote d'Ivoire fitemo Burkina Faso kwagiye terekamo 11 ubwo abantu bazi no kumva bo yasinyishije Ghana yo kuza ubwo reka tubanze tubwira abantu ko ku munsi w'ejo ikipe ya APR duhere kuri uyu mwana bita Nduwayo Alex barabaherekanye byari bimaze iminsi bivuga ko yamaze gusinyira ikipe ya APR Nduwayo Alex rero ku munsi w'ejo yerekanye muri ikipe ya APR ko yamaze gusinya muri ikipe amasezerano bivuga ko ari imyaka 3 bamuvanye mu ikipe ya Gasogi United no mu defense bigaragaje muri sezo ishize bivuga ko bamutanzeho miliyoni zigera kuri 25 urumva ko ari cyo asigiye Gasogi ibyo byo twari twabigarutseho ahubwo bamaze kumutangaza nyuma yaho gato nibwo banatangaje umunya Cote d'Ivoire witwa William Meri Togui uyu natwe twamugarutse ko gatandatu agomba gusinya ikipe ya APR uyu Togui afite imyaka 28 kuko nabonye yaravutse 96 urumva ko ari kuzuza 29 gusa nyine kuri Wikipedia bagaragaza imyaka 28 William Togui rero ni umwe mu basore bafite umubiri pe abantu babonye video ejo ahinguka ku ofisi ya APR no Kimihurura ubona ko ari umukinnyi watamiye kabisa ni jigo pe jigo shakwa atari muremure cyane ariko afite umubiri kabisa kandi urebye n'imikino naho yagiye akina urabona ko ari umukinnyi umaze igihe muri kariyeri amakipe yaciyemo nka za El Jadida yo mu gihugu cya Maroc amakipe nka za Esperance Sportif de Tunis akina mu Bubiligi akina kandi muri Israel mu ikipe ya Tel Aviv anakina muri Turkiya ari naho aje aturuka kuko ariko ino sezo uno mwaka nta kipe yari afite aho aheruka gukina ni muri Turkiya aheruka gukina muri Turkiya mu mwaka ushize kuko yakiniye muri Fazare hanyuma biza kurangira muri Fazare Tour no mukinnyi badakomezanyije yaramaze bwamezi agera kuri 6 nta kipe afite iyi kipe kinagamo bayita Kenkerogucu Ankara Gucu oya nagana Ankara Gucu oya nyine yitwa Ankara ariko riri zira riri ryigizwe oya risome naryo oya hafi Kiro Gucu ni ibintu nk'ibyo muri Turkiya yaheruka gukinamo ngo bivuga ko rero banashesha amasezerano kuko services ziri bwenda ntabwo bazishimiye cyane gusa iyo umuntu arebye n'amafoto amubona yambaye umwambaro cyangwa se jezi ikipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire ntabwo nzi niba ari senior ariko biragaragara ko yigeze guhamagarwa muri amwe mu makipe
ikipe y'igihugu yo muri Cote d'Ivoire. Ubwo rero icyo twavugaga nuko APR yari maze iminsi imuriho kuko na chairman w'ikipe kwa gatanu gatangaje ko bamaze kumvikana nawe ndetse yamaze no gusinya banohereje itike y'indege, ariko yabivugaga byanze bikunze ari Kigali. Ejo Ruvuyanga twavuze ko ari Kigali, nabonye abantu bagiye babigaragaho cyane yakana amakuru ya APR nyimenya simyemeje yiyorere oya simbe twaje nyimenya oya muri national ya Cote d'Ivoire yamagaye inshuro zigera kuri 5 senior preselection eshanu muri kariyeri ye kuva muri 2018 yabonye preselection eshanu ariko final nyine babandi banyuma ntabagire ariko nibura yahamagawe inshuro zigera kuri 5 yangira ngo murebye nka 2014 ya 18 nicyo gihe yari afite forume ubona ko zari ziteye ubwoba ko mu ikipe yakiniraga yitwa Sport Club Ganyoa yakiniyemo imikino 26 ayitsindiye ibitego 23. Ngira ngo n'ubusatirizi buzaba ari bwiza cyane, buzaba ari bwiza gute n'abakinnyi mu by'ukuri basa nkaho ari abavandimwe, ni trio ifite ikintu cya fraternité muri yo, kuko nukuvuga ngo harimo abanyaburkina Faso babiri, Dao ndetse n'umuvandimwe wa Tara, bakongeraho uyu muvandimwe. Cote d'Ivoire na Burkina Faso ni nkuko bavuga iki mu byerekeranye na geography cyangwa se mu Rwanda mu mibande ni nk'u Rwanda n'Abagande cyangwa n'Abarundi urebye mu kwegerana kw'ibihugu, kuko buriya muri Cote d'Ivoire abantu benshi cyane abantu benshi baba muri Cote d'Ivoire ariko badakomoka muri Cote d'Ivoire, communauté y'abanyaburkina Faso niyo nyinshi, agakurikiraho iya Benin. Buriya hari n'abakinnyi benshi cyane b'abanyaburkina Faso bavukiye muri Cote d'Ivoire, mu gihugu cya Cote d'Ivoire. Urabizi n'aba baziski niho bavukiye, n'aba Burkina Faso ariko bavukiye muri Cote d'Ivoire. Usanga abenshi banafite nationalité ebyiri, bafite double nationalité ya Cote d'Ivoire n'iya Burkina Faso. Nuvuga ngo rero aba bakinnyi babiri b'abanyaburkina Faso n'uyu mu Ivoire umwe, harimo ikintu cya bond, harimo ikintu cy'ubuvandimwe, mu by'ukuri communication iri hejuru, bazatanga akazi gakomeye. Ko bavuga ururimi rw'igifaransa y'abakobwa 11 rero bose abapange ariko tuba tubabwire yuko bakoresha amasefu. Aradibya tubwire ko ese baruzi ko buri society ifite ibyo kwandikwa, bimwe muri ibyo ni